urabona Nyanza ikomeje kugarana ndagasa no munsi ndagahehera naje muri Nyanza nta mafaranga naki iko nze reba hano njya kwiyenza no munsi ntago nahabura kabisa ngere yaho abaitse okay asengami kumbona bari abantu mbakanga bigakunda uhane Nyanza sinaba kuno nguko koko najya mbaka amafaranga nkabambura amafaranga utuntu tw'ubwenge bambura amafaranga none bakayama ajya nyabarya kuri amana bya bintu nibyo kabisa ngomba gushaka ukuntu no munsi nyura amafaranga menshi cyane reka nze nkwereka akantu ugiye kubakora buri wese urwanyire muri ino nzira giye kumutuburira kandi amafaranga arayamba maze shanda yajyana sha aya nayari inyamara abana ringe mu kiri ugiye kuba hano Nyanza rwose kandi nyije no vuba cyanza abana aho kabisa imitwe yo mu cyaro yaba ibereye hiki turagera mu mujyi ariko nari ntagane tugiye kugera mani gusa tuno tuntu nari tugenda ariko nari urugendo rwabaye rurerure ariko nyine nakunda nari namwe murabirenze bose abaye murabirenze yese kandi turenze bagiriye inama uratugera no mugatangira kwicuza hakiri kare namwe nicara ngaho mutishe make none se nicara ko yasaze nicara muta ibyo bintu ntabwo mubona ko mubirenze gusa ni ibirozi umwana muto ntabwo muri kubona zikari ibirozi mwana zikari ibyanyabyo zikari bya bintu bishobora kuba ari seriye koko mutangira mwicuza ibyo ko mukanya njye musanze maze kwicuza mukanya maramupfu none se bino bintu wapfa kumenya umuntu wari yateze bino bintu wamubona uramuzi cyangwa shaba nibyo uri kwigira ayasama yari yawe mwana ariko ubwo zantu tugiye tubwiza ukuri twikomereje urugendo rwacu ni kutayifite uva mushaka gupfa mutagezeyo ngane mu gihe umuntu ntabwo yajya no kwa muganga njyewe wabitse ndi kwibaza uwabiteze ni wowe wabimbwiye mu gukora uko nguko mutangira mwicuza cyangwa mupfa turituza mucuza ibyaha byanyu mwabihese ese ubwo byari nicyo tuje tutanyuzanga turi gusenga se wicuje amani nishobora kuba ari seriye ubure kwicuza reka nibanziriye noneho reka ngugeze ukuri mwana umutwe wanyu mwabuze kwirede ari wayijyanye man none se kuri akamboro hadukuya se mwana uri muzima
byari bikizeho gake mani. ariko mwana reka rero nkubwire mwana yewe reka nkubwire mwana sumbabarire yanda mushiki wawe twite n'inge wayindi Ayiwe wagihungu mwana mbabarire rwose ihangane rwose urabona n'ibyago bitubwiriye rero reka mbabyitse. Rero umuntu wabiteze yari yavuze ati ariko se ubundi uwo muntu ninde yavuze ngo iki ngo mutange n'amafaranga mani. amafaranga yo kugira nyine kugira ngo mupfe mwakiranutse n'ibintu byanyu byose byasubiye ku Mana bikiranutse. ariko se wowe kwihana bisaba gutanga amafaranga ubundi Cyamugire vuba Yesu ari ibiteka mwana uri ariko se guteka umutwe wewe mu nda hakaba hari kundya gashaka gusa ngiye ko nayatanze mani. ese ko ntacyo ndaka suzi ko navuye mu rugo ndi muzima Mani ngo tunayatanze mani ngo tubabarira ngo tukababaze. ariko mwana waretse tukayatanga Ntabwo ushaka kuba muzima se? mwana ngerekanya guhe rwose binarangira akira irangire dore ndayaguhaye mani yamuye mani mani nizere ko ariko bita bikira nibize cyaraje turihwanira Uyihangane ntari ndetse n'ibyo wabiteze mani. turari Mwagiye mureka ko none ugiye he none se uragiye nase yamushyiriye. none se yamushyiriye he ibyo musitasi Hariya. none se uragiye ntacyo yajyanye zikayajyanye mwana zikayajyanye none se ndakeka nayariye bariya bo ndabiyemeje kabisa. Bose baza bambwira ibiki nongeye kuzakira umva nzakira se migambi wanza ngabo ngaza azandusha iki se ko nta kintu azandusha abe na kimwe. Amafaranga yo ndi nayo n'ayandi ngiye kuzana maze nkwereke sha. Nshuti yanjye asesha ntabwo nabyemera. Nshuti yakemera urushyi umubisi reba ariko reba ari urushyi umubisi uko rwishushanyije n'isengo ubona kasara turebe nsare uragira ngo nsare sara wankora iki njye ntanagukubita abona ngo ubu birebye nabi njye ubona ngo kubita wacyana ushaka kurwana nanjye nta kizirimo nta n'imikino nta no gufatana noneho nanjye ngiye kuzana iduka ibintu biri nabyibutse iduka ibintu biri tondere ibyo bintu ntabwo biri harimo ibihe noneho njyewe wandika nkigendera ntabwo nakureka ngiye si urusobanuro rusire uzi yuko ari utubuye urashaka kuri aho cyaje umushaka cyane amafaranga sesha muri kurwa ure ibiti cyaje umushaka reba hano si wowe wadutwara ibice Nirakuzwa ure kurasa muri kuri Nirakuzwa ure kurasa muri kuri Yesu mwadutwara ibicaro ejo bundi ure tuza ubundi wofuye mu bisi uyu yatwaye amafaranga ahantu yatujyana ibice no muntu yamubise siwe ngatse rero n'abazi gutabara amafaranga turayaduha ibirozi bya shayi shayi sana amafaranga wese umushumba
kiri gisabo. kandi nubwo ari intwari Kiri gisabo. intwari Intwari mu intwari itwara Jana n'abandi nabaye izamu. iki kintu cyo kizoko mu bigo undi se ni igiti wamutabaye ni igiti wamutabaye Nta kintu cyari kigiye kumufata nawe. Yewe si ahubwo umuntu turamuhanyira Oya, uraduha ibyacu cyatuguhenye bemetse maze mwibare. uraduha ibyacu cyatuguhenye nta kintu cyari gihari. Ntabwo byari tugihenye nibwo kiri kuduha yacu mwana. tugihenye urabiduha nabyo mwebwe se muri bande bamusabira imbabazi mwebwe muri bande